Ndabasuhuza mwese abantu mukurikirana ibiganiro byacu kuri bavandimwe. Jewe Deo MC. Tumaze igihe ibiganiro byacu tutabikurikirana nk'uko twabikurikiranaga mbere, tutabibona nk'uko byabonekaga mbere, ariko ni kubw'impamvu ziterwa n'ibibazo byinshi. Iyi channel yacu yagumye ibona copyright menshi, twashyiraho ibiganiro tugasanga bifite copyright. Niyo mpamvu twabaye duhisemo ngo duse nk'abahagaritseho gushyiraho ibiganiro mu rurimi rw'ikinyarwanda. Twabishyiragaho mu rurimi rw'ikigande, dusa nk'abari kwigisha abagande ikinyarwanda, kuko twabonaga ko byo bitaduhereza copyright. Ariko twagira ngo tubanze dushakishe ahantu impamvu ituruka ya copyright ituruka hehe. Rero ibyiza, Imana yasubiyemo gusenga kwanyu, abafana bacu, abavandimwe TV, amashengesho yanyu Imana yasubiyemo. Twamaze kubona impamvu yateraga copyright. Ubu ngubu twayikemuye, ibiganiro bigiye kongera bijyeho uko byajyagaho mbere. Tumeze kubikurikirana mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko twigisha umunyarwanda ikigande. Ndagira ngo umunyarwanda wese amenye ikigande. Iyi channel y'abavandimwe TV ndagira ngo izakorere ikintu gikomeye umunyarwanda uri hehe, mu Rwanda cyangwa se uri mu mahanga. Weho nimba wabonye abavandimwe TV uyu munsi, cyangwa se ukaba wari uyizi ariko utari wakora subscribe, ndakwinginze kora subscribe maze tugendane ijana kuri yindi. Gusa hariho benshi bareba ibiganiro, bamara kureba ibiganiro ntibakore like, bakore comment ndetse ntibakore subscribe. Ariko iyo ukoze subscribe hari ikintu uba wongeye kuri iyi channel mu kuduhereza imbaraga, ndetse iyo ukoze like, comment n'ibindi, hari ibintu utuma bidutera imbaraga, kugira ngo hari ukuntu utuma nyine tugira imbaraga kugira ngo ibiganiro tujye tubya-uploadinga buri gihe. Ariko iyo tuguma tubona duhagaze hahandi ko twari turi n'ubundi, bituma nta mbaraga tugira. Reka rero mbagezeho akaganiro gatoya, isomo ritoya, ibyo tutari twakizeho. Twari turi mu kubara, ariko ubu ngubu reka mbagezeho agasomo gatoya, maze tuzakurikirana ibiganiro byacu buri munsi nk'uko bikurikirana. Reba hafi. Uyu munsi ngiye kubagezaho isomo rirebana n'ibintu bituzengurutse n'ibyo tugiye kurebaho. Katubanzirize ku giti. Igiti, umugande wa kita igiti. Umuti mu Ruganda, mu Kinyarwanda ni igiti. Umugande bavuga ngo umuti. Amashami mu rurimi rw'ikinyarwanda w'umuganda avuga ngo amatabi. Amatabi ag'omuti. Amashami igiti. Amababi mu rurimi rw'ikinyarwanda umuganda bavuga ngo ebikoola eby'omuti. Amababi y'igiti. Imizi mu rurimi rw'ikinyarwanda tuzi ko imizi iba ku giti nyine hasi. Umuganda bavuga ngo emirandira.
emirandira, emirandira. Ari imizi y'igiti, ari imizi y'igisheke, ari imizi y'insina, ari ikintu cyose cyitwa imizi. Nk'uko mu kinyarwanda twumva imizi, bo bacyita emirandira egy'omuti, emirandira egy'ekikajjo, emirandira egy'ebitooke. Nuko mugande wavuga ngo emirandira. Wowe ukurikirana ibiganiro byacu rero kuri iyi YouTube channel yacu ya Bavandimwe TV, ndagushima cyane kuko ukora ibintu by'imbaraga. Wowe kudushyiramo icyizere ukemera gukurikirana ibiganiro byacu kuri Bavandimwe TV, ndagukunda cyane. Wakoze kubana natwe muri ibi biganiro. Gusa ukore subscribe, comment, sharing n'iyi video igere kuri buri muntu wese. Mana umeze kubahereza umugisha kandi barinde. Mwari kumwe nanjye Deo MC kuri Bavandimwe TV mu isomo ryo kwiga ururimi rw'ikigande. Oyagala kuluiga, oyagala kubimanya.